Muraho neza, hano ni kuri The Week's Shining Star. Muri kumwe na Ange Kayitesi. Ni ibintu bimenyerewe, ni ibintu byumvikana kuba wabura icyizere cy'ejo hazaza. Kubona ubuzima ubayeho ukumva rwose nta cyizere wifitiye. Ariko se kubera iki bigenda gutyo? Dufite ingero nyinshi cyane, ingero z'abantu bari bazwi nk'abatindi, abakene nyakujya badafite n'urwara rwo kwishima. Nyamara ubuzima aho butwerekeza natwe ntituhamenya, ukajya gusanga ejo babaye abakire barazwi n'isi yose, ndetse ugasanga bahindutse abaherwe ku rugero rutangaje cyane. Reka twe kwirengagiza ko hari n'abakire bo ku rwego rwo hejuru bahindutse abakene nyakujya, ndetse rwose bagasigara nta rwara rwo kwishima. Ubuzima ni gatebe gatoki, nta muntu uzi aho buzirageze, nta muntu uzi ejo hazaza he. Nubwo tugerageza kuhateganyiriza, ariko mu gihe cyose ubona ko bitari gushoboka, ntiwihebe, kuko ejo hazaza ni Imana yonyine ihazi. Uyu munsi inkuru yacu iratuganisha ku mukobwa w'umunyacyaro, umukobwa uturuka mu muryango ukennye cyane, wibera mu cyaro gisa nkaho kitazwi pe. Mbere yuko tubagezaho ino nkuru, wowe utarakora subscribe, kanda ku kabuto kanditseho subscribe, tubane umunsi ku wundi. Ibuka gukora ku kazogera kugira ngo inkuru zacu ujye uzibona zikijyaho. Nakiriye abakoze subscribe muri kiriya cyumweru gishize, karibu mu muryango mugari. Uyu mukobwa waturukaga mu muryango ukennye, mu cyaro kibi kimwe kitagira amajyambere, kimwe kidasirimutse pe, yahoraga yibaza ubuzima bwe bw'ejo hazaza bikamuyobera. Muri we yumvaga ko azaguma mu ifamu ya se, agakomeza kuragira inka ndetse n'andi matungo bari bafite. Yari umukobwa mwiza, umukobwa uzi ubwenge, kandi umukobwa rwose w'intwari. Uyu mukobwa wo mu cyaro yabyukaga kare akajya gufasha se mu ifamu ye, aho bari bafite inka nyinshi ndetse n'andi matungo. Ariko ibyo ntabwo byabahinduraga abakire, kuko icyaro bari batuyemo cyari kizwi nk'icy'abakene. Abantu bari batuye muri ako gace bose biyumvishaga ko nta heza h'ejo hazaza bafite. Bahoraga bumva ko bazaguma mu nka, mbese nta terambere bibazaga ko rizagera muri ako gace. Uwo mukobwa muto, umukobwa mwiza, yatangiye kugira igitekerezo cyo gusevinga amafaranga, cyangwa se kubika amafaranga. Ayabonye akayabika kugira ngo azabashe kwiga university. Ntibyatinze amafaranga yaragwiriye, umwana atangira kujya kwiga. Ariko uko yigaga n'ubundi akandi kazi ntiyagahagaritse, yakomeje kwiga muri university, ari nako ajya guseriva muri restaurant, ndetse ariko yibuka gufasha ifamu ya se. Dore uko yabigenzaga kugira ngo imirimo yose ishyirwe mu bikorwa kandi ikorwe neza. Yarabyukaga kare mu gitondo, mbere yuko ajya mu ishuri, akabanza akita ku ifamu ya se, yarangiza agakaraba akajya mu ishuri. Nyuma y'ishuri yahitaga yirukira muri restaurant guseriva, nta mwanya yagiraga wo kuruhuka. Uyu mukobwa yarakoraga pe. Tekereza umukobwa wiga muri kaminuza akaba akora akazi ko guseriva. Icyo cyari igisebo ndetse cyari ikimwaro ku bana biganaga, aho bahuraga bamuseka ko ntacyo azigezaho, bamuseka ko ari umukene, ko adashoboye kwiga, mbese byari agahinda. Uyu mukobwa ntiyacikaga intege mu byamubagaho byose, ahubwo yakomezaga gukorana imbaraga, agashishikara yewe kugira ngo abone amafaranga yo kwishyura university, ndetse abashe gufasha umuryango wabo. Mu kigo yigagamo haje gutegurwa amarushanwa y'ubwiza. Uwo mukobwa w'umutindi yumva yigiriye icyizere cy'uko yajya muri ayo marushanwa. Kubifatira icyemezo byari bigoye. Yagishije umutima inama, akabitekerezaho inshuro nyinshi, ariko birangira yiyandikishije mu bazahatanira iryo kamba ry'ubwiza.
Abandi banyeshuri barumiwe, abandi baramuseka, mbese yari yahindutse inkuru y'ikigo cyose. Uwimana yatunze inkoni burya nta kijya kibihindura. Uwo mukobwa w'umutindi yatangiye kuba icyamamare ubwo yatwaraga ikamba ry'ubwiza muri university yigagaho. Urugendo rw'ako gakobwa gato rwatangiye gutyo. Ubwo yatwaraga iryo kamba yakomeje urugendo umujyi yari atuyemo nawe utegura andi marushanwa. Abakobwa bari gutwara amakamba muri iyo mijyi itandukanye nibo babashaga kwitabira amarushanwa ya nyampinga w'igihugu. Umukobwa ntiyatindiganyije kwiyandikisha, yinjiye muri ayo marushanwa. Urumva amarushanwa y'imijyi itandukanye ni amarushanwa akomeye kandi amarushanwa asaba imbaraga nyinshi. Yari amarushanwa atoroshye habe na gato, aho yahuriye n'abandi bakobwa beza ku isura kandi bafite ubwenge. Abakobwa bazi kwitera make-up bakongera ubwiza bwabo. Uwo mukobwa uturuka mu muryango ukennye ntiyigeraga yisiga ibintu bimwongera ubwiza, ariko we ni umukobwa wakundaga guhora ari naturel. Ayo marushanwa yagenze neza, ndetse muri 2018 nibwo yegukanye ikamba rya Miss City. Iryo kamba ryamuhesheje itike yo kujya muri Miss y'igihugu cyabo, aho yagombaga guhuriramo n'abandi bakobwa benshi batsinze amarushanwa mu mijyi itandukanye. Muri we n'irushanwa ryamuteye ubwoba, yumva atangiye gutekereza byinshi, ariko nanone akikomeza ati ese n'ubundi ko natsinze ayandi ntawe ndiwe, ibi nabyo Imana izabikora. Yari umukobwa utagira icyizere, yari umukobwa ukunda kugerageza, yari umukobwa muri we uremanywe icyizere n'ubwiza. Rwari urugamba rutoroshye kuko yahatanaga n'abantu bamenyereye iyo myiyereko. Gusa muri we yari afite icyizere ndetse n'ubwiza bwose buri naturel. Amarushanwa yaratangiye, abakobwa bagira imyiyereko yewe ndetse rwose bariyerekana uko bishoboka kose. Umukobwa wacu yaratambutse, atambukana ubwiza budasanzwe, atambukana ingendo idasanzwe. Umukobwa yari mwiza pe. Mbaza ngo byaje kurangira gute? Wa mukobwa uturuka mu muryango utazwi, wa mukobwa w'umutindi, wa mukobwa basekaga, nguko uko yacecekesheje abantu bose bamusekaga, yegukanye ikamba ry'umukobwa mwiza w'igihugu, ikamba ry'umukobwa uzi ubwenge, ikamba ry'ubwiza. Aho yabonye ibihembo byinshi bitandukanye, harimo n'amafaranga menshi agera ku madolari 15,000. Ntabwo ari amafaranga make habe na gato. Aho yishimiye ino ntsinzi, ndetse ayo mafaranga akayafata akayahereza papa we ngo agende asirimure icyaro bari batuyemo nacyo kigira amajyambere, ndetse ayandi ayakoresha mu kugira ngo arangize amasomo ye. Uwo nta wundi ni Miss Vietnam. Nguko uko icyaro yari atuyemo cyabashije gusirimuka kigera ku majyambere, babikesheje uwo mukobwa muto, umukobwa uzi ubwenge, umukobwa mwiza ndetse warezwe, ufite umuco mwiza. Ubu tuvugana, uwo mukobwa mwiza ari kwitegura kujya mu marushanwa y'ubwiza ku isi hose. Reka twizere ko azatwara igikombe, reka twizere ko azatahana ikamba rya nyampinga w'isi yose. Ese wowe urinde wo kwiheba aka kanya? Urinde wo kumva ko byacitse? Ubuzima ni gatebe gatoki bagenzi, ejo uzatunga, ejo uzamera neza, wikwiheba. Yari The Week Shining Star, mwari kumwe na Ange Kayitesi. Dukomeze dukurikira inkuru zizajya zicaho umunsi ku wundi. Ciao ciao, Imana ikomeze kubarinda.